Oh, hello bantu banyu mumeze neza, nongeye kubasuhuza rero mbifuriza na weekend nziza. Imana ibaho umugisha abantu bose bari mu mpande enye z'igihugu cyacu ndetse n'umujyi wa Kigali. Nongeye kubasuhuza, dusuhuje rero abari hanze y'igihugu cyacu badukurikirana bakavuga bati twumva ikinyarwanda tubakurikirana mpaka. Tubahaye ikaze rero kuri Adolphe Tech nk'ibisanzwe rero, nk'uko njya ntangira igihe cyose mbaha ikaze mu muryango mugari wa Adolphe Tech. Uyu munsi rero twihuse dufite iyi mashini sinzi niba ibintu bitagaragara neza, tugire gutya kugira ngo mubashe kuyibona neza. Iyi mashini yacu rero ni imashini zimwe zifura amatapi cyangwa se ishobora guklininga mu nzu mu gihe handuye harimo imyanda. Iyi mashini rero tukaba tugiye kuyikora, ntabwo iri kwaka, nicyo kibazo ifite. Ariko mbere yuko twinjira aho ngaho, reka tubanze turebe ibice bigize, kuko ubu tugiye kuyigaho kugira ngo iyi mashini nayo tuze kuba dufiteho nosiyo ku buryo umuntu ahuye nayo yagize pani cyangwa se ahuye nayo no kuyikoresha ku buryo bamworohera. Iyi mashini rero rimwe ifite itanga cyangwa se iki gice, reka turebe kuri iki gice cyo hasi tureba hano, ifite igice cya reservoir yacu. Ahangaha mbere nk'uyirambikamo gato kugira ngo tuze kubasha kugendana, kugira ngo buri muntu wese aze kuba hari abibona neza. Ni ukuvuga ko ahangaha reservoir yacu, aha hajyamo ya myanda yose ya mashini yacu igenda iklininga cyangwa se igenda ikura ku kintu uri kuklininga. Aka kari agace ko hejuru ko kuri kino gice cya reservoir cyayo, reka nyite reservoir kuko ya myanda yose uklininze cyangwa se niba ari amazi uri gukamura ibintu bijyanye wenda n'amatapi kwa kundi uba uri kumesa, iki gice nicyo cyiza kikistokamo y'amazi yacu cyangwa se bya bintu uri kuvana hasi, ya myanda yose izana hasi muri reservoir. Aha rero dufite indi reservoir tuba twashyizemo amazi, ariyo iyi ahangaha. Hano harimo reservoir tuba twashyizemo amazi, hano naho umeneramo naho umuti kugira ngo byivangiremo. Niba ugiye gufurisha amazi ngo hano, niba ushyiramo ya miti ibasha gukesha ibintu, aha rero nicyo bagufasha. Aha rero urabona ko ifite lens ikagira na wash. Iyi rero iri muri lens iba iri gukamura, ni nka cya gihe uba uri gufura itapi cyangwa se tubare niba ari ikintu uri koza hasi. Aha rero ushyize muri lens iba iri gukamura, uzanye muri ino direction iba iri gufura. Ni ukuvuga ko hano iba iri koza, hano iri gufura. Ni ukuvuga ko iki gice rero, iki cya wash, ni hahandi iba uri gufura niba ari itapi iri hasi, ikaba imeze nkaho iri kuyicundagura, kandi icundagura ikurura amazi. Hirya rero ko lens ni cya gihe iba iri gukamura, iba iri gukoresha imbaraga nyinshi kandi ikurura y'amazi ari muri ya tapi. Aha rero urebyemo munsi dufitemo igice kiriho uburoso. Ubu buroso rero buba bwikaraga bugenda muri ino sansi cyangwa se bukagaruka gutya. Ubu buroso buca ku kintu bukikaragaho bugikuba, kuko buba buri guturunwa na moteri irimo hano munsi. Ni ukuvuga ko icyo cyari igice kiri hano inyuma kigaragara. Aha rero ku ruhande tuhafite switch on, ariyo iyatsa ikanayizimya. Aha inyuma nanone tuhafite agapedale. Aka gapedale niko kagufasha kuyijyana aho ushaka ko igarukira. Niba uri kuyifurisha ushaka gusunika, imeze nk'uri gusunika kujya, iyi pedale y'inyuma iyi nikigufasha, ituma kirambuka ku buryo ukijyana mu buryo bukoroheye. Sinzi niba bikumvikana, ku buryo niba habaye harehare harambura, kuko uhora ukijyana gutya kimera nkaho kiri kuvuna. Sinzi niba
muri kubyumva ibyo narindi kubabwira. Hanyuma ahakurikiyeho iyi reservoir nayo ubwayo, iki reservoir nacyo kivaho, ushatse wagikuraho cyose. Hasi dusigarana agafiriti. Hano harimo pompe cyangwa se ikintu gikora nka compressor, niba iri gukurura harimo na pompe, niba ari imyanda igahita yinjiza mahangaha muri iyi reservoir yacu kugira ngo bya myanda yose ize yistokamo. Iki ni iki reservoir kiri aha, kiri hejuru y'iyi compressor. No kuvuga ko kuri gice kiri hano hasi hariyo compressor ifatanye na pompe kugira ngo ibashe kwaspira bya myanda na bya micafu yose iri gukura hasi. Sinzi niba biri kugaragara. Compressor yacu irimo hano inside, hano niho isohorera imyanda yacu, ahangaha niho iyi isohorera umwuka. Ubu rero tugeze ku gice kindi cyo hasi. Hano inyuma ifite udupine tuyifasha kuyisunika mu gihe uri gusunika kugira ngo igende mu buryo bworoshye ku kintu uri kumesa cyangwa uri gufura. Aha rero tuhafite ikindi gice nacyo iyo uri gukirininga cyangwa se uri guhanagura, wenda udakeneye kumesa. Aha tuhafite ikindi gice kiriho ahangaha ariho ufunga aka karoso kacu. Hanyuma ka karoso kacu kakagufasha niba ari itapi, mbere yuko wenda mbere yuko uyifura ukabanza ukagezaho, kandi kaba kaspira gakurura kajyana muri ya reservoir kugira ngo urabona ko ni pipe, ni umupira ukurura ya myanda ikaza ikazunguruka igahitiza hano muri ya reservoir yacu. Rero tugiye guhambura turebe ese iyi mashini ifite ikihe kibazo, kuko ikibazo yagize barakuyirega ko itaka, ariko ntabwo tuzi ni iyihe mpamvu ituma itaka. Compressor kuki itari kujyaho yanze kwaka. Tugiye kubirebera hamwe rero. Urafungura rero, hano inyuma hariyo amavisi. Tugiye gufungura amavisi, tujye ku yindi side tubone uko dufungura. Rero hano icyo ngamije mpereye ku gice, ndafungura ku gice ndi bugereho nkahita mbona switch. Banze mpime mbere yuko ubundi uhita ujya gusenya ikintu cyose, ubanza gufungura hanyuma ukagera. Ndashaka kugera kuri no switch yayo. Iyi switch yayo banze ndebe ese switch ni nzima, switch niba ari nzima, ese power cable ni nzima. Hanyuma ibyo byose ninsanga ari bizima, nibwo ndinjira nkagomeza nka profondisa cyangwa se nkagera kure. Ubwo rero ndagomeza mfungure. Icyo ngamije ni uko nshaka kwinjira kuri no switch, kandi kuri no switch sinabona uko ngira iki kitavuye. Iki rero gifunzwe n'ino misumari miremire. Hanyuma kwitonda kugira ngo utagira ibintu umena. Ubu iyi ni ya reservoir ijyamo amazi yacu. Urabona ko yasubicanye kugira ngo nyigereho biracyansaba gufungura. Ndagomeza mfungure kuko iyo umuriro winjiye, iyo ugeze kuri switch yacu tugasanga ni nzima, ubwo turakomeza tukinjiramo tukaprofondisa tugakomeza. Rero ndabanza ndi gushaka kubanza kureba kuri ino switch ngo turebe niba switch ariyo yagize ikibazo cyangwa ari umugozi. Nidusanga atari ibyo, ubwo gahunda irabibaye gukomeza. Okay, iki gice nari maze kugifungura. Okay, voilà. Ubu rero nageze
nageze kuri ya switch yanjye, hano harimo na holiday. Noneho tubirebye, wenda sinzi niba kuri kamera bigaragara, ahangaha tuhafitemo akarire, ahangaha tuhafitemo aka kantu kari gukora nka power supply yayo, dufitemo pole dresser niba mubyibuka, tugashyiramo n'ama capacity ceramic na resistance na role. Iyi role nayo ubwayo nayo ishobora kubitera. Reka turebe. Okay, reka noneho tubanze twifashishe apareye dutume turebe niki kiri kubitera ko imashini yacu itari kwaka. Ikurikirana afata ya power cable yacu ikambarirere kugira ngo uze kubona uko igera aho bashaka ko ikorera hariho hose. Ni ukuvuga ko rero turebe switch yacu, switch tuyivuyeho na hano hari fuse ngiyi visible nayo. Turapima rero turebe ko igera hano, turebe ko itambutsa natse nube. Switch cyacu nanabivanamo nkayipima iri hano. Iyi switch rero nayo iri kubitera rwose. Noneho dupime ya fuse twumve ko ari nzima. Witegereje ahangaha urabona ko harimo fuse ngiyi, kuko hari ukuntu fuse ipfa na switch bigahita bigendana. Reka dupime turebe. Turi gupima ya visible yacu. Fuse nayo yaragiye rwose, yaragurutse. Ubu rero ntabwo nzi niba ari visible yonyine. Muri ino switch igihe wajya kureba ugasanga bigeze muri power supply. Pardon. Muri comment mumbwire ngo urakira. Okay. Gende. Gushaka gupima neza visible nyireba neza. Ko iyi visible nayo ubwayo igomba kuba ari nzima. Hanyuma tugahita twibaza visible yacu yarahiye na switch irapfa, byatewe n'iki? Ese nibyo byahiye byonyine? Ndayipima rero ya switch ya visible yanjye. Ndihangana, hari ikintu gikomeye tuyishishura. Nk'umwelectroniciye rero mba ngira ngo utazahura n'imashini nk'iyi mashini ukavuga ati ndagiye ntabwo nkiyikore. Ugomba kwiyaminiya abantu bakora kabisa. Nta kintu Imana yari yaduhaye ubwenge, yaduhaye n'ubushobozi, nta kintu ufite ubushake kikunanira pe. Sinzi hari no watubwira ngo tujye tugendesha umutwe, menya bishoboka pe. Umuntu abyitoje akabikora hari byagera bigakunda. Visible rero yarapfuye yacu, kandi switch nayo wirebye nayo yarapfuye kuko ahangaha
kaducomore tuyicomore edayeri ko ni fizible ni switch nyine nta kindi ni interrupteur karakoze afitemo akantu k'agakupire gato tukarebe ngiye na switch imeze gutya umuntu ashobora nk'izi ubu bwoko ngiye ndayifungura nkarebamo kuko aba ari akantu kari nk'imekanike ukuntu ntabwo kaba kagoranye switch ushobora kuyireba ukayikiza ubu rero ya switch yacu mo imbere ni uko imeze ni ukuvuga ko uyirebyemo imbere aka kantu niko gatambutsa ya kontinite iyo ukanze karagenda kagafataho warekura kakavaho ubwo rero ndareba ndebe kuki katakoragayo switch ntabwo yananirana turebe uruhande n'urwo hirya wala ubwo aka kagomba kujya munsi y'aka karasoro kakicaramo neza hano yego kagomba kuba kameze gutya hanyuma hasi kagomba naho kuba kameze gutya kugira ngo kaze kujya kamanuka ukande kagende gakoreho nurekura gahite kazamuka kuko aka gaswitch ukuntu gakoze urakamanura gakanda kakagumayo wakenera kuzimya kagahita kavayo ni ukuvuga ko karamanuka ukazimya wamara kuzimya waza kongera wagakenera kagahita kamanuka wakenera kukazimya kagahita kazamuka wakenera kwatsa kagahita kamanuka ndi gusubizamo ka gaswitch nari nkuyemo kugira ngo ka gaswitch mwihangane gato tubanze dukemura ikibazo cy'aka gaswitch tubone kwavansa turagahindura kaguye ni kugira ngo ubu ngubu ndahita ndebamo imbere kugira ngo kabe karimo neza kagomba kujyamo gutya bivuze ngo kariya kajyamo gutya kuko hahura hariya cyangwa tuba ku yindi side icyo turi gukora turi kurwana n'aka gaswitch kongere gakore neza no kuvuga ko ahantu hagomba guhura ni hariya kandi sinzi niba kuri kamera hagaragara kagomba kuba kameze gutya hanyuma ubwo bivuze ko kagomba kuba kari ku ruhande kaba kari mu gutya ubwo rero gahita tuguranaho kugira ngo kabe hariya kakaba kuri uru ruhande turagashyira kuri uru ruhande harimo uburasoro bubiri nibwo bwanzonze ubu akantu k'akabiye kazamo hano kajyamo hano munsi
dore ni ukuvuga ngo iyi fizibure yarahiye kuyibona. Hanyuma aha hariho agaswici ariko akangaka ya switch ukanda ngo yatse, aka nako karapfuye ntabwo kari gukora. Hanyuma uramutse uyikoze ikaka, izi sharubo zayo zarapfuye kuko zarashize. Urabona ko iri kugenda igakuba ku cyuma, sinzi impamvu mutari mwana nabyumvisha. Ubu rwose unayashatse kuyatsa irashyuha ikazanamo ibintu by'ibishashi igatera flame ku buryo moteri ishobora no gushya. Rero ikintu irasaba kugura izi sharubo zayo z'iyi moteri, hanyuma waza wagera aha tukagura iyi fizibure tukagura n'ino switch. Nibyo bintu isaba. Byibura amafaranga yagutwara make ntabwo wajya munsi ya 40. Ayo nguko. Akantu kagoranye, ariko rero umutekinisiye nyine ugomba kubyisima mukabyirengera. Okay. Kaga switch ni karamuka kanze, turashaka kandi akareka tugerageze. Switch niko zimera gusubiza. Okay. Aha, sinjye wahera rero aga switch kari kampejeje umwuka. Okay. Hanyuma switch turasozanyije nayo. Hanyuma iyi fizibure nayo yarahiye, turayikata. Turayikuraho. Okay. Iyi rero ireshya gutya ntayo mfite, ndashyiraho indi. Icyo ngiye kureba ni ampere yari ifite. Sorry, hari ikintu cy'igisashe gikomeye rwose wagira ngo. Okay. Ya fuse ndayipima turebe. Okay, fuse nayo yaragiye kuko apareyi. Niho ndashaka charging fuse. Okay. Ya ampere 13. Iyi ni 10. Iyi ni 13. Turashyiremo iyi. Okay. Good. Ndahita ngiye nyisudira kuri aya maguru nkase. Fuse yacu. Ndashyiraho agasudire, ariko fizibure kuyisudira karashyuha cyane, ukozeho rwose gahita kagutokombeza nta mikino. Ndashyiraho agasudire. Uruhande mba nasudiye ntago ruba rudashyushye, uruhande mba nasudiye ntago ruba rushyushye cyane, mpita mfata ku ruhande rwo hakurya. Okay. Urahuha kuko karashyuha cyane, kugira ngo kaje kubasha guhita gahora vuba vuba. Ndasudira kakagwa. Aha ndasudiraho, ndashyiraho sudire kuri uru ruhande. Hanyuma naka ndagapointaho ete cyangwa se sudire. Uvuga ete naho zinjira sudire. Naka ndagapointa.
Okay. Ni ukuvuga ko ariko ataruma neza ariko agishyushye nibyo navugaga. Turahuha tegerezeho gato. Hanyuma ikintu dukurikijeho gutestinga, turebe ese tumaze gushyiramo switch yacu, hanyuma dushyizemo n'indi fuse, hanyuma turatsa. Ni ukuvuga ko rero ya mashini yacu yatse, icyo twakoraga kirarangiye. Aka ga power supply urabona ko kari kazima. Ni ukuvuga ko iyo yaka kuriya, kino gice iki cy'imbere twarebaga, reka wenda turebe ese imbere bihita bigenda bite. Hanyuma nzi turebe aho imbere hayo. Sorry gato. Ushaka gusudira kari akantu gakomeza kaza kongera kuvaho. Kaga fizibure kacu gasubira kagakomera. Gafite sudire biragorana. Kashyushye rwose kwateye ari ipasi. Tegereze gato. Kirashyira agasudire ifate, iyo sudire ibe nyinshi kuko urabona ko ari ku ndende. Noneho no kuri aka nako ndakongeraho sudire yindi kugira ngo kaze gufata gakomere. Karashyuha cyane kozeho karafotsa mu rwego udashobora gutekereza ko wahinga. Hari afashe. Noneho twari tugiye gucomeka ngo mbereke ibi biba bikora gute. Hari ugusoroma
voilà. Rero iyo iri kwaka gutyo ibi byo munsi mashini yacu rero twakoraga hasigaye gufunga, wenda hari kugira ngo video zacu zo kuzajya ziba ndende, ubu dusigaje gusubiza uko ibintu twari twabisenye bimeze. Hano naha tukizora fizible tukayishyiramo, mashini yacu igenda iri gukora. Ikintu gisigaye mu gusubizaho iki gice cyo hasi niko twari twabihambuyeho, nta bintu dukoranye bihari. Mu gushyiraho iki gice, iyi ni ya tanka yacu, tugasubizaho ya tanka yacu, hanyuma tugasubizaho n'iyaha hejuru. Ibintu byinshi bihari bihambaye, tugafunga ya mavisi. Rero kuri Adolphe Tech murisanga, nakagaruka mu zindi video. Murakoze, see you.